Muraho neza. Uyu munsi nkuzaniye urutonde rw'indirimbo 5 za gospel zasohotse mu cyumweru gitambutse wakunda ukazongera kuri playlist yawe. Indirimbo ya 5 indirimbo yitwa Mbabarira Mana ya korali Inkuru Nziza ibarizwa mu itorero ry'Abadventiste. Ni indirimbo bakoze neza, iratuje, bari bambaye neza and arrangement n'amagambo biraryoshye cyane. Wajya kuri YouTube channel yabo ukayireba. Indirimbo ya 4 ni indirimbo yitwa Nziringira Uwiteka. Ni indirimbo ya Healing Worship Ministry. Ni indirimbo iryoshye, unison batangira, mass yabo in general and arrangement biri very excited. Ni indirimbo wakunda ukayongera kuri playlist yawe, jya kuri YouTube channel yawe irebe. Indirimbo ya 3 ni indirimbo ya Penuel Choir yitwa Twarakwizeye. Ni korali ibarizwa muri ADPR ya hano Kimironko. Ni indirimbo bakoze mu buryo bwa session ya worship, baradicaye baramya Imana, ubona ko ari indirimbo nziza na ifite arrangement nziza ndetse n'amagambo araryoshye. Nayo ni indirimbo yagufasha iki cyumweru. Indirimbo ya 2 ni indirimbo Fata Umutima. Ni indirimbo ya korali abahamya ba Yesu, nabo ni korali ibarizwa mu itorero ry'Abadventiste. Ni indirimbo nziza iryoshye, bari bambaye neza and atmosphere yari hari, ubona muri video kwereka ko abantu bari hamwe kandi byagendaga neza. Ni indirimbo nayo yagufasha muri kimwe tugiye gutangira. Mbere ko tujya ku ndirimbo ya mbere, nakuzaniye bonus tracks. Bonus tracks uyu munsi nazigize ebyiri. Iya mbere ni Uri Mesiya. Ni indirimbo yakozwe na korali y'abanyeshuri yitwa Calvary Memory Singers, babarizwa muri lycée de Nyanza. Ni indirimbo wakunda and nanjye nayikunze, message ndetse n'abantu batangira batera ibitero was very good cyane rwose, nayo wayireba ukayikunda. Indirimbo ya 2 kuri bonus track ni indirimbo Uwo Ninde. Uwo Ninde ni indirimbo ya Deliverance Singers ndetse na Way of Hope Choir. Ni indirimbo bakoze neza, bafite energy. Ni indirimbo mbese hagati mu cyumweru yagusunika and kuyumva uri nko gukora akazi, very sweet. Tugiye ku ndirimbo ya mbere. Indirimbo ya mbere ni Hari Wansengeye. Ni indirimbo ya Friends of Jesus. Friends of Jesus namo ni korali yo mu itorero ry'Abadventiste basengera Kibagabaga muri English Church. Ni indirimbo bakoze neza, iri very emotional and message, amagambo ifite n'uburyo bakoze video birahura, ubona ko ari indirimbo nziza wakunda. Izi ni indirimbo 5 naguteguriye nziza za gospel. Ushobora kwandika nawe izi ndirimbo 5 wakunze muri comment, zagira undi zifasha. Komeza kudukurikira kuri page zacu za Instagram and TikTok. Don't forget to subscribe on YouTube.